ngo umusongo usanze kugana inganzo umutima unteye kumena ingando ko ntakugomeye iby'ubu ngubu singutendekege nk'abandi ninde wakundekesheje sinagukunze urwo gakabyo rurakurengurwa ivutu ko ari ikibazo nabazwa nubwo atari ikosa nazizwa rukundo rwa mbere Big Mind Empire mwarimu mwiza wandeze mubyeyi wampaye ikimpoza bere nanyoye rikankuza soko nanyoye ikanyura mwambaro mbera nkwambaye Big Mind Empire wabaye ishuri ry'ubuzima wigisha bose nta mupaka wavuye i Rwanda ugera imahanga ubu niba uvavi ngo barakuzi saho kandi hari n'ahandi komeza wande shuri dukunda yego nata noneho wambaye akantu gakurura abagabo pe wambaye agakurura abagabo nuko ndi umusore nuko uyu musore ari umusore naho ubundi aba yigaragaje umva se wowe uravuze ngo yambaye akantu gakurura abagabo njye nuko ndi umusore ntabwo kari kunkurura njye nyine ndi umusore ntabwo kari kunkurura kandi wowe uravuze ngo nuko gakurura yegereze kamera nuza mikoro neza gutya ubundi utubwire impamvu weka atari kugukurura ngo nuko uri umusore nyine wowe uravuze ngo yambaye akantu gakurura abagabo kandi njye ndi umusore uzi ukuntu kuri kamera gasa nata uri mwiza waza kuki utajya muri Miss bagize gute barayihagaritse kandi shadi sinakuze numva nzajyayo wumvaga baba Miss cyane na bya biro sinjya mbirenza bya bindi bahoze bafatiraho bafatiraga kuri bingahe harya bafatiraga umutoya cyane nyine wanyuma 55 ibindi bagarushirizaho hejuru 62 sinjya mbirenza ubona impamvu utuma utabirenza ari iyihe mba numva one day bizagaruka mana we kibazo izaza nshaje nata tutabeshye ko ubona watsinda muheto namwise neza Josiane oya nabatsinze kiriya gihe wasanga nanjye kuri icyo gihe nanjye nzatsinda hari imishinga bajya bagaragaza sinabura n'ibyo magarira mu karere cyangwa nkaba Miss Popularity si ngombwa w'igihugu icyangombwa ni ukuba Miss nta kuntu kuri social media zawe wakiyita Miss Natasha nta muntu wigeze untora shabanseka uya ngiye nkavuga ni uri Miss hereza uwo musore akubwira uburyo uri Miss mu buryo bwiwe akubwira uburyo uri Miss ariko wa mugani akaba Miss arakujuje ntajya birenza akaba Miss arakujuje ntabwo abirenza ariko ndimo ndamureba nkabona byanze bikunze niba atari utuntu tuba yagize yishyizeho ukuntu yatwo ntitwabura nk'umunyarwanda w'umwari k'abanyarwandakazi benshi bo muri Kigali ubundi abanyarwandakazi nsigaye mbona basigaye mu cyaro abandi bo aho kongeraho akazi mbona twakongeraho Kigali ni abanyarwanda Kigali abo ni abakobwa b'i Kigali abanyarwandakazi bo basigaye mu byaro baba ari abakobwa Kigali ni abakobwa Kigali abana b'aba.com sha ariko uvuze aba.com ndibuka bura no mu cyaro habamo aba.com ntabwo biza abana bo Kigali bose abana bose ubone Kigali ni abanyakigali sha urimo uravuga iby'i Kigali ukanyibutsa inkuru urimo uravuga iby'i Kigali ukanyibutsa inkuru okay turakwakiriye Karikire we murakoze urugendo rwawe turutangirireho reka turutangirireho nta kibazo banza warunyibagije we kuki mukunda kunyibagiza banza umubwire uburyo ari Miss mu buryo bwawe ubundi tuza ku rugendo rwawe n'ubundi ni Karikire utajya uhinduka mu buryo bwiwe bw'ubusizi kandi agomba kugira uko abwira umukobwa bari kumwe ibyo nibyo turi kuvuga yego igihe rero ifate neza sha ifate neza igihe wishimiye umuntu byanze bikunze ugomba kugira icy'umutura cyo tangaza ukagitangaza tangaza wamfura yego ko warebye hirya kandi ari cyo nshaka kukubwira murakoze kundeba arumvira reka twitangire tugira tuti ngo umusongo usanze kugana inganzo umutima unteye kumena ingando ko ntakugomeye iby'ubu ngubu singutendekege nk'abandi ninde wakundekesheje sinagukunze urwo gakabyo rurakurengurwa ivutu ko ari ikibazo nabazwa nubwo atari ikosa nazizwa urukundo rwanjye rwa mbere Natasha arimo araseka ntabwo usetse nta kibazo ubwo abayumiwe
arabizi ko ibintu bigiye kumurekura hatari ibintu byoroshye. aratuma nicara ndeba gutya. Ariko ibintu bitangiye kuzamo imibare. Uratuma nicara ndeba gutya. Ako ndumva nambwira ngo nzarurambaho. Natasha nzarurambaho urahari? Naribi. Oya we aransubije ngo naribi. Vuga ko ruhari. Rurahari. Okay. Nzarurambaho. Nshuti nakunze urw'amabara. Umunsi uzabona iyibarwa nahisha ibindi mu mababa uramenye ntuzangayire gutinda ahubwo uzumve ko bibaho ibi nibyoroheye umutima so gutindirwa isezerano sino kurambirwa ibigeragezo mu rukundo ibyo bibaho gusa ubu nanjye wanyumva ni nko yabundikiye amagi iminsi itinze idondaho etesaho yahindutse ibibuto nakuryama ndaribwa imirya yewe si ngombwa ubu nicyo kurya amaso nyarazaho n'imyerido dore ndarara mponda imisa y'inzu bugacya nibaza ni kuki kukinge mbese ko imyaka ihaye indi habe ngo mana ndumva ijwi abona benza ari uburo ufite rwose amikoro ese ubu mbaye nishuka mbenga baha nimuka wowe ufite ubundi wimitse mbarira nazibandwa nte muyaga uhuhugiye he mbenye manzi utaha he rumuri rwa kibona umwe cyongirira bwangu ngutume umbwirire nyundi icura urukundo nyamibwa ndota buri joro gasaro ntwara mu ijosi utigaruka iminsi iricuma ugabanye nimba kwirema ntwara umubere rwigema maze umutuze mu ihema ryirirungura mumena hamwe kureba rwose akima tigaruka rwose igarukira indwara arwaye zirakira bitari cyo ari ibiyahuza ubukira ati uko isi ureba yiruka niko winimba yisuka yibaza niba wibuka kutariho nakugoheka sha wakorose yako gaho kari mu nkuzabona amenye tukayabona ariko ntago nje nibagirwa nawe ako kantu subiramo se oya ndikubwira Natasha okay ubwo ntago yanyuzwe mutemo nakandi oya uretse uko kumwenye no kumunga cyo gira ukuragaho kumenye urabona merwa cyo ingo sha nushaka kugarukiraho agaho kavuyeho oya Natasha tuzatumubwirwa nuko kuyagaho kumenye yishimye tayari iyi ni doya Natasha ndetse oya nagari mu kumenyo we urumva avuze impu kumenyo arabyishe yangije ibyanjye nagari mu kumenyo urumva agahusha gaho gapfundikiye amenyo oya cykuragaho kumenyo urabona kumwenye nukumunga cyo gira kuragaho kumenyo urabona merwa cyo koje ndi mwumva nakurya kandi nakumara nakuraze hi nakuramukira ariko mana marayika sozo ubutumwa bwe kuri sha Imana we shaba reke nasoza ubutumwa bwe noneho uyu musista ari ukuntu ndi kumubona nkabona ni romantique ari barasika biri romantique kandi biri sexy nukuri pe nuko niyongere kuza kugira ngo wongeye guseka yihisha isura ahisha isura nukuri kw'Imana umva basi kore Imana ngo shatani ucyo ureba mu byibuze ureba umuntu tukubwire tukuganirire hari akandi ufite ngo umutemo ntacyo muririmbire tumuririmbire mutema akaririmbo keza kuririmba ndibuka hari indirimbo za kera zikibaho menya ako zirahari ako nizicuranga ngemba nshaka ko byibuze nzigaruka ngo hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira nagerageje kuntu nakwihangana burya bagenzi ng'urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagumukunda uzajya gukunda karikire nagukunda nawe noneho iyo ndirimbo niba ari umutomba hari ibintu bavuga ngo namaze isaha nibaza byinshi namutekereza ngo namutekereza ngicyo fashe cyose ngira ngo ntamire namutekereza kikancika nkakimena wara bintu avuga ngo by'indwara z'igikata urukundo ndwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzamukunda nanjye uzajya umukunda ibintu bishya bifite sanse nukuri bifite sanse kariki bifite sanse ni sanse ni sanse sanse bivuze nabi bifite essence ndavuga ngo sha bino bintu bifite sanse kariki abantu bazajya muri comment bazihangane batubabarire pe nako bamubarire Natasha udusone tuba twamwishe nukuri muri Miss Rwanda ariko basekera cyakose ako haje wakomeje kukanu ka Miss Rwanda Natasha nta kintu natangaje Miss Rwanda ura Miss Natasha nta kibazo ntacyo kwibaba turakunoma tukwite Miss Natasha
cyangwa Miss Tasha? Natasha kuba ugiye kuba Miss bihera hato regana Bihera hasi. Ariko oya muhereza mikoro bivuge neza ngo bihera hatoya ngo bigenda bite? bihera hato bigenda bizamuka. Nata ubaye Miss w'igihugu cy'u Rwanda. Shana yancu ibaba steady nyima kuba Miss batina wukuzi no mu mudugudu none ngo wakunze Miss w'igihugu nahita gutwara shake kurega mu bwiza ukuri we Nata nukuri nanjye nabikunda. Sasa twagarutse Kariki yego tutaragenda kure abantu badukurikiye twabakiriye bamaze kumenyera bamaze kumenyera ko ari abantu bacu barisanga aha ni mu rugo. Yego Kariki karame ukuntu nicaye kweri urugendo rwawe urugendo rwanjye rwaranzwe n'udushya. Nabyutse mu gitondo ndakatisha itike ndayikatisha. Itike igeze kuranga igera i Kigali kuva hariya biterwa naho naturutse i Huye mwana wa mama. Noneho ikibazo cyo guturuka i Huye agere nko nohereje umuntu amafaranga nzana na agence bampa itike. Bamaze kumpa itike imodoka twari turimo niba ari ahaboro hitwa niba ari ku Ruyenzi ku giti kinini hamwe muri aho ipine rivamo y'imodoka sindi mu bwa chance bimaze kuvamo abasore b'amabogari bagiye kugira abantu mwakoze twakoze aba bose babarizwa mu ibaba abantu bose babarizwa bana baramajije. Noneho baravuga ngo nge nanicaye imbere maze ubereke cyo aho ugisha ngewe wicaye imbere ninge nefashe nyine ngiye kureba pine ritakaye hanyuma ngaruke turebye ari byo. Ako ni agashya ka mbere kagize urumva ipine yavuyemo mu modoka turimo tugenda tubibona tugeze kunuza ku giti cy'inyoni yaviriyemo kunuza hariya ku Ruyenzi ubwo simba icuritse babibonye bagiye kugera i Kigali Nyabugogo. Yego ako ni agashya ka mbere rero. Ubwo ipine ryavuyemo turakomeza turagenda turibona turi kwari bya biboro bareberamo nibiki Troviseri cyangwa retroviseri kigenda kimwe muri ibyo message kimwe muri ibyo abantu babyumviye. Retroviseri nibwo chauffeur yabirebye nari nicaye imbere aravuga ati genda ndebere ibyo ari byo ndagenda ipine tuyisubiza mu modoka turakomeza. Noneho ikibazo suko ipine yavuyemo ahubwo ikibazo mbaza ngo ni iki kubera ko mfite experience cyo biboro byitwa experience umuntu aba afite mu kuza i Kigali ibyo biboro ndabifite bingana na 2 nko kwijana kuko ubwo ni hafi ya ntayo nta experience ufite. Experience ndayifite naje i Kigali nubwo aho turi ubungubu ndi kwa Kemanga samuhawe ubungubu uri he uretse kwimbereza kuri kamera oya se uraza kuza kwimbaza nta kibazo mu kanya. Noneho Natasha hano ni kandi uzi Kigali ndahazi afite experience ngana na 2 kwijana ya 2 umva undi nigeze kuza i Kigali ubwa mbere nza naje Kigali imodoka iranzana pa muri gare tenjya Kacyiru niba ari hari sinza hamwe muri aho ngaho Kacyiru oya Kacyiru saha anga se wita ku Kimisagara oya ahangaha ni Nyamirambo rwa Mpara rya korosi ririhe rya korosi riri munsi ya aha niho bita Nyarutarama ego babare ndabwira iwacu ko nageze Nyarutarama. Okay noneho umva agashya ka kabiri agashya ka kabiri izo modoka nyine zamparitse muri gare zimaze kumparika muri gare dore ngo feruje ndayiviyora ndambuka ndagenda gutya noneho maze wigendera nk'aho ari mu nzu numbaze ngo ibya feruje ni ibiki matsiko y'ukuntu nk'igikamera cyagufata kugenda oya reka mbivuge nabyo uretse gato reka mbivuge. Noneho hari umujene wari ufite urumva nk'ubu yarafite sibwo harya nk'umuntu yafite abana n'ubumuga bwo kutabona abafite inkoni abafite inkoni yaje amfata akaboko sibyo aranyambutsa umuhanda afata akaboko aranyambutsa afite abana n'icyo afite ubumuga abana n'ubumuga bwo kutabona araza amfata akaboko aranyambutsa nawe ati wagiye ariko nsubiye inyuma ndebye afite inkoni ndavuga ati ubwenge mfite bumariye iki niba umuntu nk'uriya yanyambukije umuhanda ngewe kubera iki ariko nase fata intego
ninsubirayo ndisubizayo nishaka nyine n'amaguru urabanza uhazenguruke mbere ndabanza mazenguruke kuko ubu nahamenye ubu wambutse feruje ugeze kuri moto ndamubwira ati mumotari mwana wa mama bite ni sawa hano nihe turi kugera hano nangahe ati ni 5,000 5,000 se kubera iki 5,000 ndamubwira ati rero ngenda guha amafaranga icyangahe ariko rero karikire tugiye tureka kurenganya abamotari umumotari mbere na mbere wabanje kumubwira ko ari buce ku Gisozi ujya kumuzengurutsa umumotari wakubwiye yuko kujya ku Gisozi bagera Nyamirambo baciye ku Gisozi nawe yaguhamije yenda wowe umumotari yaguciye 5 wowe wamubwiye ngo yakubwiye ngo Nyamirambo kugerayo ni kure ndaguca 5 agubwira ko mugiye ku Gisozi yego mugakomeza mukagenda Nyamirambo ariko ku Gisozi nari mafite gahunda sibyo nari mafite gahunda nuko itabaye hanyuma ubundi nkubwiye umunsi nongeye kugaruka hano i Kigali ntago ari kera gusa n'ubu ngubu nshobora kudataha cyangwa se ariko umunsi nongeye kugaruka amafaranga natanze nzayagaruza uzabigenza ute nzayagaruza sinabonye si ibicuruzwa biba biri ku muhanda nabyumvishe wowe urapfuye upfuye i Kigali nta nubwo uraye oya ariko kuvuga ngo ibicuruzwa biri ku muhanda message natanzemo wayumvise yewe aho uri kugana nahumvishe upfa kuba uzagaruza kandi ntabwo uzagaruriza ku muhanda utishyuye uretse gato uzishyura ye boro yitwa Supermarché se igifaransa uracyumva ndagerageza ari Supermarché sinabonye n'uburimo nta muntu uburimo nawe sawa nyine ubwo bizagenda gute zayagaruza Kigali hawaye amahanga oya urumva Supermarché nta muntu urimo zayagaruza rero nabura uko nyagaruza se abantu batubwiye muri comment uburyo bumva nabo wayagaruza oya niba bizakunda oya wayagaruza none se ninjiye muri Supermarché nta muntu urimo arya azaba misira azaba misi wo kuri YouTube channel yibaba Miss Rwanda Miss Wibaba kwibaba azaba Miss kumusobanura Supermarché supermarket mu cyongereza supermarket mu cyongereza ariko buretse gusubiza ariko se none se urumva sorutero ipine ry'imodoka wenyine sore wambutswe ni muri nuza muri feruje sha ariko nanjye ko kantu bakankoreye numva ndababaye uzi ko koko yamfashe akaboko gutya pira akanyambutsa umuhanda kanya kati dore ni hari asanga yagucakiye ashaka ko kumwambutsa oya kumwambutsa urugo ryi uricara ati twagiye ugeze hagati urebye imbere urebye inyuma ubona ntabwo wowe wanyumvise nabi ngewe nabonaga gutya nagenda gutya nkabona imodoka hariye nkabura nkabona moto ni menshi sibyo hanyuma arandeba hari bwandebye ati ariko nyine yandebye Natasha urumva murebye ati yandebye ati yakurebye ahumirije abana ariko ngo umutima wabo wumva wowe yumvaga ko ari umuntu uri hafi gufata akaboko cyangwa yanjombye inkoni cyangwa ubwo wasanga naho ariko mana iyo tudahuriramo mana twigarukiye ku mpano yawe yego twigarukiye ku mpano yawe yego Natasha urumva ushaka gukorera iki wumvisha ibintu bibiri azi kuririmba azi gusiga azajya kubonja nta kibazo ntago ari ngombwa ngo arangize igisigo cyose azajya kubonja twongeye twikomereza hari ikibazo fata mikoro Miss Natasha urumva ushaka ko tugukorera iki urumva ushaka ko tugukorera iki mu byo yankoreye aka kanya urumva ko ushaka tugukorera iki nk'umuntu w'umumisi ushaka ko tukwa niyo mpamvu yari yavuze icyo avuga yumvaga ashaka kwihamirayo byashyambura rigurisha ndakurahiye
reba sha ko byari na sawa sha cyakuye sha wakwihagaho nata urumva ushaka ko dukorera iki tukuririmbire tumundirimbire andirimbire yego ngaho twagiye muhereze agutemo ntabwo tuba dukora ibintu birambira abantu reka turi niteremo no hafi gusaza Natasha nta mpamvu yo kumusajisha mu mutwe Miss yo kwibaba uracyari mutoya Miss wo kwibaba ariko usigaye useka neza njyewe numve noneho njye nabanje kugira ngo Natasha afite agatatuwaje mu ntuzi noneho none asigaye afite noneho uwo mugani hari ukuntu aseka agahita nanjye numva akantu k'akayimosiyo karaza ya popularity turayimuha irahabwa we afite kunyiga giseka neza ikibaju gifite ibiro 45 kibahora uyo sha ntago kibaho sha ikibaju sha Natasha babakobwa ibaba ngiyaza kuza kuba hari umva sha Natasha kature ko nagakabutura karimo nako bakita ngiki iyo ni gym oya naga ari gym oya arakabona kagakabutura ashyiramo hano ngaha oya imbasane yako imbusano yako Natasha nakarimo natako kantu washyiramo kaba kameze gate karaga kabutura nagakabutura nagate n'igitenge oya nagakabutura sha Natasha ashyiramo ako none nabandi nyine iyo bari kuvuga ngo iyo bari kuvuga bakagira akaru gato yabyanze kunze naga bari kanini nk'agakabutura k'uruhinja nanjye niyo mpamvu navuze ngo ariko mana we niyo ugakozeho karagaragara ako gakabutura wigeze ukishyiramo n'umunsi n'umwe ntabwo nyine icyo gihe ndakigeza ntabwo bajya bagutamo ku buryo nyine ushobora kuvuga ati njyewe ntabwo nshaka kujya nkoresha ibi n'ibi ndashaka kwirinda muri ubu buryo abantu ubwonko bwo badukurikiye babyumve mushyireho mikoro abanza tubwire niba atajya agira nise kugira no kwirinda n'agakabutura ni ibintu bitandukanye none se uri isugi ndi isugi nyine nata nese yaranganura nk'uwasugi mutema musobe wanjye twagiye Natasha ibyo biboro byo harya uretse gato ntukabikorera ni iby'abantu ngewe kubera ko ndi umwana muranzimije sibyo hari ibiboro avuze ngo byinuze unazimika unawaka mukaya turakuzimura muranzimura avura kano kavura se urakaze ngo rukundo rwuzuye umutima we mumararungu nkumbuye umudozi twagiye bibiteraho komenti oya twakomerezaho nkumbuye umudono utarutwa umumararungu yamaye umutima ni ukuturirimbira cyane ukutama igisigo ngiye kubatama igisigo dusoza icyo gisigo numva nacyamama numva nabanza nkacyogeza nanjye ndumva ucyogeze ariko uri kuvuga ngo ucyogeze ngo kimwe cyagenda kizamuka gutya igisigo kireba Nyambo kireba Kiramani igisigo kireba Soroba igisigo kireba babijana bose barimo cyane igisigo kireba Mama Niyori ninde Rebeka sha vuga cyane Rebeka ntago Rebeka muzi vuga n'undi igisigo kireba Mitsutsu igisigo kireba Nsabi abantu bose ni benshi pe gusa abantu bari muri big mind wake up iki gisigo umuntu wese urakibona uri kumva ndi kukivuga dutaginge big mind umuntu urabyumva ndi kubivuga gusa bumve ko mbakunda cyane iriya timu ndayikunda pe kuko yaranyubatse cyane ariko bakora ibintu bifite karite naravuze nti Big Mind Empire mwarimu mwiza wandeze mubyeyi wampaye ikimpoza bere nanyoye rikankuza soko nanyoye ikanyura mwambaro mbera nkwambaye Big Mind Empire wabaye ishuri ry'ubuzima wigisha bose nta mupaka wavuye i Rwanda ugera imahanga ubu niba uvave ngo barakuzi saho kandi hari n'ahandi komeza wande shuri dukunda
Big Mind Empire bari mu beza bayigize bamwe nasanganye ubumenyi hakaba Nsabi na Biramani hakaba Nyambo na Mitsutsu Nyiranza yino we na Regis n'uw'inyinda yisha dukunda. Big Mind Empire komeza intambwe igana imbere inzira ndeba yo n'ingari n'ubwo bwose idaharuye imbaraga zanyu zirahari kuzihuza niwo mugambi no kuzicika n'ubutware aho mugeze ubu n'ubutware. Big Mind Empire komeza utwande ku mitima. Ciao, ukore subscribe abantu muribona iki kiganiro kore subscribe nimurangiza mutaginge aba bantu bose yavuzemo hakaba nanjye ndabikora na Biramani Kiramani hakaba Nyambo na Mitsutsu Nyiranza yino we na Regis n'uw'inyinda yikusha dukunda. Ariko we mvuze uw'inyinda yisha dukunda bitanumva ko birajyanye nta kintu cyaguhumvamo cyo ikintu cyo gukunda ibintu bya babwira aho bagusanga wasanga Kiramani mu gitondo guhamagaye yanamamagaye hera kuri ya nimero ni 0793 amazina ni Manirareba Damuru nago yahindutse aho ngaho nibashaka nibashyiraho akantu baguhamagare bakubwire ngo twabonye igisigo cyawe turagushimiye. Yego Natasha dusoza shimira abantu bakubonye sha bakumva waba miss abantu bumva bagushyigikisha babwire ngo nukuri kw'Imana mu ndeba ngiye numva nifitiye icyizere mu ntore muzantore nako cyangwa munyita miss. Nshimiye Baba Studio, ikindi nshimiye umusizi twicaranye Karikire, nshimiye n'abantu bazakunda ikiganiro banyitiye kuri Miss. Ubu ngubu uyigwera uyu munsi ugiye kugitangira ushyiraho akantu ka Miss Natasha. murakoze nanjye iryo zina ndarikunda. Murakoze cyane mukore subscribe turabakunda. Ibiganiro byo nakagaruka ni ku Baba Studio. Ciao ciao.